Nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Akundyama ndetse mbanze mvugane nawe byihuse n'umugore wawe atarabyuka. Hari ikintu nshaka kukubaza kandi unsubize. Buriya twapfuye iki njye nawe? Bose nibwo ukibuka ko hari icyo twapfuye? Si ikigare cy'insi amagambo y'inaha ngaha bagiye bakududira warangiza ukagira gute? Aho rero nyine twiyunga umpa amahirwe yanyu twongere dukundane nkwikundire njye mbyukana nakumesera. Tukikundanira. Ntabwo wari urimo kuganira na mugenzi wawe mbona mwahuje uruguru mwiyunze? Nose ubwo kuba twicaye tukaganira bigutwaye. Oye, Ndyamanzindutse. Karame. Ko zindutse. Numvise umuntu agwirirana n'amabasenza nje kureba. Sanga n'umugabo wawe. Imvura iragwa. Ndyamanzindutse. Urafuze. Bigutwaye iki? Mufashe ishati yishyize mu mazi noneho. Nubwa mbere se ndabamije. Yewe imvura iragwa. Ibyo tubireke. Inyanya zanjye urazishyura. Izi nyanya se wazikandagiye. Unambikaho umuce uri kuryama. Ako mama iri. Ko twese twinjiye mu nzu turenga batatu bangahe wasanga hari nundi warukandagiye atari. Oya, niwe warambuyeho umuce agiye kuryama. Usibye kububaha nkabaharira icyumba. Nkaza nkakumbagura kare. Iyo niyo nyiturano umpaye. Utakugiye se ubundi hagati kuki wadusize. Kumbaga kwimukira abagore bawe nyine. Nzi ko cyakubacira umutaka. Umva ibyo bireke. Hana mama iri umva nkubwire umugabo wawe ntaba akwiye kwimesera uhari. Rwose ntabwo ibi bintu ari byiza nanjye ndabigaye. We ako kantu jombyemo ntabwo ari sawa. Umva mbese. Si ukuravuze ntabwo ari ukuravuze. Aka kantu aba nyobetsemo ko gushaka kunteranya na Ndyamo ntabwo ari keza. Ariko nari nzishatse gukora. Hana kayizo kanje kesaba. Mana dore ntuzi kugusaba. Kari heza. Ko sinzi kugusaba aka kantu. Mpereza mpana. Ngwino tugende ngiye kukwereka hariya. Ngwino tugende. Ese kandi bigufitiye inyungu. Nyine bigenze bite? Kuzibaho ngakare bibaye birabibi. Nabaye washinze urumva ukuntu ubunsubiza. Njye sigana nawe. Nundi munsi. Ukurega mu satire. Ni hayize ngwino kukwereka ibintu twabaye. Habaye Shiramo ishati. hasi. Hasi nibi. Iyo turagenda wambaye imyenda ituje. Nibi. Ese wowe waberetse nkayigufurira. Sananyigufurire yambara ibintu. Ngwino wowe bigufitiye ariko hano haba byenda gusetsa nyinshi. Ese wazanye shati ujya kuyanika itumye. Iranyumiraho ratamana wanjye. Do. Iranyumiraho. Hey. Ariko sibanza ubwire. Do. Napfushije mpagaritse. Umva narakubwiye ngo no mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe wanga kumva. Pegishyano. Umva nkubwire wowe genda iwanjye ukora udusuku nurangiza uzamuka ujye gufasha mama. Nase gatari uragira ngo ngende mu rugo nuriya mugore ahari urumva ngiye nawe turashobokana. We mugore se wa wundi mama Fabrice yaharaye se? Yego siyo mpamvu se twagiye kurara iwawe. Umva nkubwire ko nzi ko mama Fabrice badacana uwaka karagahararo kavuye he. Umva nanjye simbizi byaho tuzaba tubireba. Hazavamo ikintu kibi pe. Wowe ugenda ufashe mama umukorera amasuku noneho wenda atankubwira ndahita nzamuka nzi ndebe. Nta kibazo wese mbanze byaraye. Sawa nanjye kagere hari. Bitese Ni byiza. Amakarose. Yego mwana. Dizimana kubonye. Seka nkubaze ngakusiga bahantu heza mu nzu nziza mbara umbwire. Nibyo? None seka nkubaze. Useka ko ndana murundi. Nibyo ngibyo bikuye he? Uguraje? Rega njewe mbashaka kumenya amakuru yawe sibyo ko nasanze muri umudugudu ari we muntu twakumvikana. Naseka mbaze nkubaze buranga murundi mukunda miki. Kara kagabo kagasore kamafuti.
niyo nzu bamo ndabizi ubwo ko ihenze ko ntabwo yaba nziza idahenze ubu se urambona azayikwishyurira bize birakureba njye reka nkubwire naje gusanga muri umudugudu ari we musirimu urimo ari we muntu twahuza kandi mfite abahungu bafite amafaranga sheri bafite amafaranga sibyo njye rero cyo nshaka ni ukugira ngo muhuze nabo nyine nanjye tuzaye tugendana kugira ngo tubone ayo mafaranga abo basore muri uyu mudugudu koko hari ahantu uzi umusore urenze aseka ibyo nkubwira njye ari ukuri niba utari no kubyumva neza ushaka ko mbikumvisha basi tuye ko akazungu tuba turi kuganira mbikumvishe neza kandi uri bubyumve sibyo tugenda ariko nyine nizeye ko harimo n'abarebana ataba ari kazungu ugiye kumva kazungu se urabona ntabwo ari uramusuzi njye nabi nyine ibintu y'ingomagare n'ibi ngibi iri gare rikugurishwa kandi rikugurishwa amafaranga make cyane 15,000 gusa ubona ugasura kuri wa mugabo wo gutwara amata gutwara amata se njye bakubwira ko njye kuba umunyonzi njyewe nese papa sinigeze no mvuga ngo umuntu uzakubona iri gare azakubwire uramamukira rwose ngo iki njyewe narikuye mu kanwa kanjye iryo jambo njyewe niko nari mbizi kandi papa 15,000 rwose nta mafaranga make Akurenda we wari utekereje neza buryo n'umuntu w'umuyobozi ufite akagare sibyo baramutinya kosha iri gare ni rizima n'udwembe ni rizima gusa ko nananira ishyashya dore na feri ziremeraga dore na feri niki kirakora kirakora neza zajya mbijyana nkarihagarika ku kagari neza wanarijana no ku biro nta kibazo inzogerere inzogera dore ngiyaho uza testing araga ni iryaho burya baye iryaho nazo inzogera kumva n'udwembe bikore inzema hanyuma urashaka amangara ni 15 gusa 15 gusa yose shaka ntago ari menshi usanga franga ni menshi koko ni ikibanza cyiza reba ni rishasha rirakora neza ukavere rero tumbe uzi tuguriranye 15 nshaka no nshaka mu ni makeya ndaguha amafaranga 3,000 naye 3,000 uzi ni kuntu ibikoresho by'igare byahenze ongera basongera amafaranga n'irisaza nzabinza bigurira ibyanjye ntabwo uzaba iyo rwose n'amafaranga make cyane ongera nawe gabanya wese ayicire nanje mba naciriye rimwe nuni Davison ryamufite amafaranga nta kibazo rigure uritsindira rijyane kubera ko rifite inzogera ndaguha 7,000 sibyo ongera ayo nta mafaranga make nta na kimwe cya kabiri rwose reba rwose reba nirizina akosha nawe uramenye kuzana ishati itose hejuru yo kuza kugura amagare none uzi n'ikindi 8,000 numara kubyiga kumva ko ari ngombwa witurinzana mu rugo wanjye ndego aya ni make gusa wari umugozi ubona umugozi warunzaniye kugura se kugura arimo kompenda none uracaka ngura ubu ndatekereza ko ururana mu cyo kwiba abuzo kose aya genda ayo ni amafaranga make ariko ibikoresho by'igare bimaze guhenda muwe vuba ushaka gukingana ushaka kwigira ako nkawe reka nkubaze uko nasone ugira tumwe vuba se uzi ko hari ahantu wari ugiye kujya uzipfunduye kubera iki ahubwo uretse manze munanyishyura ariko reka mbundi mbaze nkubaze umuntu wakwise kazungu koko ninde ko yaguye mu cyaro arimo kugushinyagurira yo kwita rukara kusa nk'uwo mupira wambaye wagakobwa nukubuze kunjomba umuntu agakobwa nako nyoko yabyanje urabona ndagakobwa henyenyenyeje vuga utankoraho wowe cyaka uzi ibintu karo kankoreye ako reka mbaze mu bw'ikintu kimwe attention ndakwiyamye kuyita kantu urumva neza ko kantu nako nyoko yakoze iki yabyaye wamubwiye waruzigira nakuntu wavuga utankoraho nyine banza wumve waruzi ko ngewe n'ingono nogiye twanaryamanye ngo ugiye kubihakana se nje nawe duhuriye he gute bigenze gute nje nawe nese nguhe ikimenyetso ko nguhe ikimenyetso kibuza ko nawe twaryamaze gerageza uhimbe twumve icyo kimenyetso ko gikora nimba mbeshya wowe uza mu rugo iwanjye wakuyemo imyenda yose mo hano wakuyemo imyenda yose nimba hano mo hano munsi hano ni umukara tsiritsiri
aho mboneye ububwa bwawe buri muntu hano yewe n'umukara ni nk'uko wavuganga kuki ari kuri kigoryi kazu we none ubona nubwo ari umukara ni icyatsi ni ubururu singo ni igikara ni ubururu bwijimye kandi ako katereka nkubaza sibye kwihamagara umunani n'amayinite afite ubu ngubu urabona nahura he n'uru rukara rusa nk'umupira rwambaye ko rureba gute rurebye nk'urwariye ibiryo by'umwana kutavuga se waguze ikibanza uri kurata waryamanye n'umukobwa urumva ari ibintu bya danje warabona ndenze buriya yarabirose ko njye naryamanye nako yakabona ndenze kameze n'urutarubi gusa rugatanga imbere reka bajye bavuga ngo ufite agasonono kutavuga abuze icyo avuga we shishwaho tuve hejuru we tubangamira ko twe turi abakiriya mama yangu namuzana mama vieni jamaa kweli wewe azu billahi mama yangu jamaa ukose bite haki ya Mungu nonese ngutwaye kucyombe shati tusi nonese reka nkubaze ubuse nimba wari wugamye urabona imvura idahitutse imvura ntabwo ihesera irahitutse imvura yaguhese ku ishati gusa niyagwa kupana ko natagatonyanga asubundi marereka nkubaze ubundi ushinzwe wacha bani unodanganya watu oya wenda turekane n'ibindi imyenda naricungiraga ni wowe uyibitse unyibitse sindi bite ubonye nawe ushaka gambwira cyane wowe nyambiye nyine we imyenda yimwe sibyo ntago ushobora kuyiguta amafaranga ariko se ko amafaranga siwezi kupata zile nguo bila kulipa pesa zangu uza amafaranga agiye kuba kangari wanje kwanja amazi nyisasire nyiyorose pesa unazitoa wapi uisha kuwa maskini ndugu yangu imirimo waragurishije amazo waragurishije unabakia zero hakuna kitu wowe icyo mbasaba dore kwanza ngiye kugusaba ibintu bibiri kuba wakora uko ushoboye kose ukamira ya myenda sibyo ubundi ku matora mukashakira ikintu bita amashwi mukanje inyuma shaka niyamaje warashaka umuyobozi baba wengiye umva unataka kuongoza hii quartier ariko zimwe bintu byanyu mimi naona kuna diru ndani harundi mu matwa hera ruguramwe ngo mushakire abakinani abantu bazamutora atanipatia pesa bigaragara ko mufitemo ibintu muri gushaka gupanga mwiki se ni ariko reka mubaze dokumara n'imyaka tubanye urabona wanyima amajwi ukajya kuyaha abandi utanazi amajwi se no gupfa kuyatanga ariko ndyama nzino utabeshye mwikarite yacu ni iki kintu kingenzi wagezaho kiterambere none cyane cyane kuri we marewo so ukunda inyama urumva hari ahantu babaga bacuruza inyama uzanga kugukopa urumva uzatuza umundege hanyuma niba amapasa zanyishurira ariko se bite byawe nini sasa nzakwereka uko tuzabigenza ndio mama nyanga ngira cya kabiri itakuwa na kuku ndani kuku nkoko zaba zirimo nazo nkoko kandi uzikunda kubi n'amapira nawe nabice kwa kundi rero uteka ugakaraga neza ugahungabanya sasa wumve ngiyo deal kandi wumve ngira fatika sinakubeshya sisenkane simbe 50 sisenkane ni sawa nta kibazo bakanadutembereza kuri mu Kinigi hano hose kuva nagera nta foto ndifotoza nimwe wibaze ko njya kwifotoza nkabona ibihuru n'ibiki gusa mwese hano wakifotoreza ariko tuzajya mu Kinigi twifotoze dutembere n'ahandi hantu heza hose wumva ushaka nzifotoza shangiye narifotoreje ejo bundi njyayo telefone yanjye ishaka bahita bayihanyibira ubu ngubu na telefone ifite mwahiye mwashikoye ngo muzajya mu Kinigi yasabaga azaba y'ibihumbi 50 bazavahera subu nkawe usibye gushyanuka no gushyomoka hari mu magambo yose twavuze umva ijambo umugabo bagira bikureba sibindi wo kutari umugabo wumva abagabo bumva gute abumva ndege ki umva none reka tunakubwiza ukuri ukuntu wahoze kuva uduhagarara hejuru utubuza amahoro ntago njye nakishyura ibintu wiri uduhagaze hejuru nawe wamiraga nawe waryaga cyanda akayakambirwa muve hano mugende wowe aho bandahazi wagegera nawe so ndamuzi uzakize wamaseka reka tuvuge none ibintu by'ingenzi byagira abaturage akamaro ni iterambere uzazana mu gacana icyambere no cyo ngicyo kuzajya bagukopa igihe ushakiye inyama nta kibazo nanjye icya kabiri noneho sibyo abagore bose bagomba kubyarira ku gihe abana noneho bagomba kuzajya biga bakimananye kumenya gukambakamba uravuga icyo usetse cyo gose nawe ntukansitse pe
ngo abagore bose bazajya babyarira ku gihe ufite abana bangahe bitari ibyo se ahubwo ngewe ndiga sindi umwana wawe sikia mtoto wako hasomi hera ku bana babaje kwiga oya ni namwe nzahera kwigisha abarubanda yavuye mu shuri ariko se nibo nzahera kandi wowe none urumva wowe uzajya wicara imbere ya mwarimu ku ya ntebe ya mbere imbere ya mwarimu neza igihe nakubwire ngo ujye kunyandikisha njye kwiga si wabyanze none ngo kwiga ariko uradanganya mare reka nkubaze iyo kwikika ku buyobozi se nibwo uzajyana abana ku ishuri oya nyine mva nkubwire mare ukubizi ntabwo twari dukene hari amafaranga nibwo akabona igihe ni iki rero cyo ko umuyobozi narangiza ngabarira amashuri kuko amafaranga nzaba maze kuyabona gahamba imigabo n'imigambi afite abaturage kubakuramo amafaranga njyamazino reka ngende sibyo mfite igiye gukora mu gasantere wewe uraza kunshaka tugire gute tuvugane ariko iyo myenda ari umukurira kimwe myenda ariko nubwo kuzana amafaranga n'ubwo uzajye kwiyamamaza unaleta pesa kwanza uze gutuzagora tuganire kwanza ndaza kukureba mvura wakantu uraramuka twongeye kugenda nishakira amajwi warangiza ukanumwigira urumva uwo munwa ndawudoda ariko ujyana ku mukorodani yakunda kuba ntiga ubona ngiye bitambabaza bitakubabaza se nkubwira ngo ugiye kujya wicara imbere ya ntuza mwarimu kandi nintatorwa shaho nintatorwa nzagutoramo amaso bamuteza mu bandi bagabo ry'ibando rapfa yaba uraparaga nta filime nzangaye mbere ko umwigisha ibyo avuga urabanza ukamuha urugero urabanza uguma manza kurebera Rusaro